Meze neza nshuti zanjye nabasuhuje muri Imana n'abane namwe natwe turashima Imana ikiturinze Imana ikitureberera rero ndabayambiriye cyane ku bantu bashyashya turabakunda ikaze cyane basangwa mwese yambi rero mumfashe twakire abacu baje batugendereye mwicare mugubwe neza rero Uwiteka Imana reka twongere tumereze icyubahiro kubwo kuturinda tukaba twongeye guhora turi bazima. Uwiteka Mana nziza, Imana y'imbabazi, Imana y'urukundo, tuguciriye bugufi wowe ushyirwa hejuru muri byose kandi koko urabikwiye. Utubabaro twagenze nabi, ibyo twavuze, mu byo twatekereje, amabendera yose y'amakosa y'ibyaha byose umwe Satani yaturegereje, Kristo tubabarire. Rero ushimwe kubw'imbabazi zawe nziza, ugira neza ko bwije uko bukeye, ubiherwa icyubahiro, komeza ubane natwe uzuseruke ntabari twe turiho ngo tuguheshe icyubahiro, ntabwo turiho ngo twe twiheshe icyubahiro. Komeza uganze muri byose, urakoze urakarama, amena. Amena, amena, amena. Nshuti zanjye ndabaramukije, mwumve mutuje, mwumve mumeze neza. Rero ndabizi ubwo muri kwibaza ati tugiye kuganira iki? Tugiye kuganira ku kantu bita kwikunda. Ntabwo turi bugatindeho cyane, ariko Uwiteka Imana dushoboze kugira ngo tukumve neza, twongere twigarurire icyizere mu buzima. Ubu ngubu isi igeze habi, ibibazo n'ibibazo, abantu baramarira, abantu bababaye, abantu bakubita hirya no hino bikanga, kuva ku mupapa kugeza ku mwana. Umudamu wongeye kubivuga mwasanga ari amarira amasamasa, ariko Uwiteka akomeza kuturinda. Ndagira ngo uzi neza ko niba ibyo uri kugerageza biri kwanga mu buzima bwawe bwa buri munsi, ntabwo bivuze ngo wowe wiyange, nta nubwo bivuze ngo wijugunye, nta nubwo bivuze ngo wisuzugure. Menye neza ko bitari kugenda uyu munsi, ejo bizagenda. Why not? Kuba uri muzima, ibintu byose birashoboka. Nsigaye nkunda kubibona cyane cyane mu rubyiruko rwacu. Urubyiruko rwacu rukisanga rwiyahuye. Ese gute wiyahura? Niba muri Yohana handitse ngo kuko Imana yakoze bari mu isi cyane, ngo byatumye itanga umwana wayo ikinege, ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ngo byatumye ngo ukunda ngo abari mu isi gute cyane, ntabwo handitse ngo byatumye ukunda abari mu isi cyane, sibyo? Rero niba ishoboye byose, umuremyi wawe yaragukunze cyane, wowe ukaba ugeze aho wiyanga cyane, uri kumwereka ko nta kintu yakoze, sibyo? Uri kumutesha agaciro. Wowe iyubahe, ongera wumve ko uri umuntu w'agaciro. Umuremyi yaragukunze, arakurema, kuremana urukundo. Rero wikangwa n'ibiremwa biri gushaka kukwambura ibyishimo ngo bite bituma wakwiyambura ubuzima. Uratakaza ubuzima, utakaza ubugingo, si ibintu bibiri byo gutakaza by'agaciro. Rero urwana ku buzima nyabuzima bwanya bwo muri Kristo, bwo mu Mana, buzatuma bwa bugingo bw'iteka ubuhorana utazabutakaza. Kubera ko niba hari icy'agaciro dukorera umunsi ku munsi, n'ubugingo, sibyo? N'ubugingo, kubana na Data, kubana n'Imana. Rero ibyo ubona byose, niba ubona fiziko yawe, ibigaragara byawe byose hari ahantu ufite akadefo, wikwiyanga, wumve ko hari ahantu utagera. Se mama njyewe nadomina muri iki? Se mama waba uri mugufi, waba uri muremure, waba ufite ubumuga runaka, urakunzwe kandi uri uw'agaciro imbere y'Imana, urakunditse. Turagukunda nshuti. Niba nta n'umuntu ugira ugukunda, uyu munsi wumve ko tukubwiye ngo turagukunda. Niba udaherutse no kumva ijambo ngo ndagukunda, turagukunda kuko uri uw'agaciro. Ahubwo wowe shaka kumenya ngo uyu munsi ndiho, ese ko bwakeye Uwiteka Imana hari icyo yanyemereye ko bucya ndi bukore. Ese nagikoze? Ese nyikore gute? Ese ngende gute? Ese nitware gute mu buzima bwanjye? Ni iki nahagararamo koko nka dominarore yanjye? Uyu munsi ntiwongere gucika intege, kandi wiyambure bya bindi byose ibyagusekaga, amajwi wibwira ko ari inkomezi ahubwo akagutenebura. Ntiwongere na rimwe gutishuka, ntiwongere na rimwe kwiganyira, ntiwongere na rimwe kumva ko hari ikintu namba kitari cyiza ku buzima bwawe. Pfa kuba uzi neza ko nta muntu uri kurenganya, nta nzoga wanyweye uvuge ngo warwanye, wishe, wasambanye. Reka mbabwire, mwiyambure ibibi, twiyambure ibibi, niyambure ibibi.
twebwe dusingire imbaraga z'Imana aba arizo zitugoda, ikiganza cyacu tugihereze ushoboye byose, n'ushoboye byose ntabwo ari ushoboye kimwe, rero wowe wikwiyanga. Noneho ugasanga n'abamama bakuze bagakwiye kudutera imbaraga, abapapa se ubwo ndavuga abo bavuga mu ndimi z'amahanga ba grand-mère ba grand-père, wowe ukumva nanjye ndashaje nagera ku ki se njye nakwishoboza iki, ibyo washobora ni byinshi kuko uba ugihumeka, na ya magambo yawe meza y'inkomezi, bwa buhamya bw'ibyo waciyemo, bitwereka ko imbere nta gikwiye kudukanga gihari, ahubwo dukwiye gukomeza kuba tugufite, ni byinshi twakungukiraho. Umuntu wese niba wumva ugihumeka uri uw'agaciro, ibyaremwe na rurema bituma utakaza icyizere urema yaguhaye. Humura, nuba ushaka ubutunzi uyu munsi ntububone, ejo buzaboneka. Be strong, hatana, rwana, sibyo? Niba uri gushaka iterambere mu bana, humura, iterambere ryawe uzaribona kandi ibintu byose uzabigeraho kuko Uwiteka yabyemeye. Uwiteka kuko ariwe wabyemeye, atari umuntu wabyemeye, n'Uwiteka wagize gute wabyemeye. Dusubire, n'Uwiteka wabyemeye. Haleluya, n'Uwiteka ntabwo ari uzapfa ejo, n'Uwiteka ntabwo ari wa wundi manda ye yanomye, ntabwo yanomye, ntabwo habayeho amatora, n'Uhoraho, ingoma y'ihoraho, uwagukunze ntacyo aguciye, uwagukunze atari kuvuga ngo uri mwiza, ureba neza, uvuga neza, wambara neza, uzi gukora se, uragenda neza, ntacyo aguciye, uwo nguwo yakugiriye icyizere, kandi ngo no mu rupfu niwe muzakomezanya. Reka kwiyanga, uriyanga gute? Kubera icyo wumva ubuzima bwawe utabukomeza ku Mana? Gute wacitse intege, urazicikwe n'intege kubera iki? Abantu baragushyira intege bikemera. Abakwiye gukomeza ni abantu, n'abaca intege ni abantu, abo nyine umuntu ni imbaraga. Hari umuvugabutumwa mwiza nkunda, ni Umurundi, yaravuze neza ngo, yavuze ngo aho Uwiteka aca mu bantu sibyo, naho bya bibazo bituruka ni mu bantu, sibyo se? Ibyo byose ni mu bantu. Rero ahubwo Uwiteka aduha ubwenge bwo kugendana n'abo bantu, tumenye icyo Uwiteka dushakaho, ariko ntabwo bivuga ngo ucike intege. Ongera wikunde, ambara neza wiyubashye nk'umubyeyi, ntabwo uzakubwira ngo wikunde wambare mena, aho uzaba wisuzuguje. Tujye tubwizanya ukuri, uzaba wisuzuguje, ntabwo mina ari iy'umubyeyi, nubwo twabwirana ngo wambaye neza, ariko ku ruhande rumwe niba umwana ahari ahashoboye kuyambara, kumva hari akantu mu mutima. Ababyeyi tubwizanye ukuri, rero ntabwo nibaza ko umubyeyi yamubera, sibyo? Ntabwo umubyeyi yaberwa no kugenda agaragaza amabere, ntabwo yaberwa no kugenda yambaye imyenda imuboshye cyane. Rero ibintu byose kandi ngo ugira ikigusha imbere ya mugenzi we ngo bizaba ari ikibazo imbere y'Imana, uzana igitsitaza. Rero haranira ikintu cyose cyatuma cyakubaka mugenzi wawe nawe kikakubaka. Niba ari ugusenga ubyubahe ko ari ugusenga, ntucirane imanza, wowe fokasinga ku cyawe, usaba Imana ikiguhezagiremo kandi ubona ko ari ikintu kizima. Ntuzihagare ngo reka nikunde, ngo wihe amapeta, wigire gute, uri mu bintu bizima. Satani itazakwereka ko ari Imana yabikoze, kandi umwana Satani aba abyishe inyuma kugira ngo inyuma agushyiremo imbere, azagutege umutego runaka. Ba maso, nanjye mbe maso, umbe hafi, unkomeze, ngo ukomeze, twikanywa n'ibyo tubona ku ruhande. Ibyo byose bizashira, ariko umuntu w'imbere ntabwo we uzakomezanya no mu bwami bw'Imana, niwe uzakuvugana ati uyu mwana yakoze neza cyangwa ahangaha yarasitaye. Rero don't worry, wihangayike umutima, wikwiyanga, wikwitesha agaciro. Nubwo wabona nta bantu bakiguhamagara, mbese ngiye maze iki, ngiye ko ntakenewe, inama ziraba mu miryango ukazimenya, nyine imihigo yaragezweho y'ibyo biyemeje wowe utanabizi, kandi ndi n'umukuru w'umuryango. Ariko komera, mu isi niko bimera. Hari abareba ibipapuro bakaba ibyo bituma baguha agaciro, ndavuga amafaranga. Hari abareba uburyo bumwe cyangwa ubundi ari byo biguha agaciro, ariko
ariko humura, hari igihe ibintu utabigeraho kuko isaha itaragera, utabigeraho kuko wanebwe utari gukora cyane cyangwa hari ibyo urindiriye biva ku bandi wowe udashakisha, humura. Ariko ikintu ngiye nakubwira, iyo wizeye ugategereza igihe cy'Imana kandi ugashyiramo ingufu mu byo ukora, ibintu byose biremera. Ikiduca intege ni uko hari igihe tuba dushaka inyungu za hafi aho, dukururira aho hafi, ariko ndababwiza ukuri, Uwiteka urema ijuru n'isi akabamba akadushyiriraho, uriya mwami mukuriye ingofero, humura, humura, ongera wikunde, wite icyizere. Rero ndagira ngo mbabwire dusoza, niba hari ikintu wumva cyakongera icyizere ku buzima bwawe, gishyiremo imbaraga. Niba hari ikintu wumva, hari inama, ukunda kwiheba cyane, ukumva niba ukunda kudoda byarakunaniye kandi niho wumva ukunze ushaka gukora ngo ubonere amafaranga, haje iterambere, telefone turi kurebanaho ni uko ari simati, sibyo? Sacinga urebe inama muri ibyo bindi byo kudoda, ubikunde, ubikurikize, birakunda. Niba hari ibiguca intege, umva ijambo ry'Imana, umva hari abantu baba bavuga amagambo akomeza, sibyo? Ubatege amatwi, wongere usubizemo ingufu, wige gusenga bundi bushyashya, nk'uko umwami Imana yabwiye umukozi ati atuma ngo nasenga arebye ivure, sibyo? Yarasenze, Uwiteka aramwumva. Bararira ngo Tabita arapfuye kubw'imirimo myiza, Tabita arongera abaho, sibyo? Rero iyo Imana izanye ikintu ngo kikubeho, sinzi uko nabibabwira, iyo Imana izanye ikintu ngo ikikuzemo, ni Imana ibibivuze, ni Imana ibigutumyeho. Imana niyo ikubwiye ngo senga, ubisenge, uvuga ngo ngiye gusenga nk'abasazi, bisenge, kuko ushobora gusezera noneho bakaguseka warasaza kugira ngo usenge, wumve ko uri gusenga Imana ireba, Imana itaguseka, Imana itaguteza abantu, sibyo? Rero be strong muri byose. Icyo mbasaba cyo ni ugukomera, icyo mbasaba ni ugushikama, icyo mbasaba ni kwisunga Imana ishoboye byose. Ntabwo izagukoza isoni, ntabwo izagutererana, izakurwanirira no muri bya bindi wowe udatekereza. Ongera ugire urukundo, ongera ngo ukomeze unkomeze, mba hafi nkube hafi, sibyo? Reka no kukurekura, nanjye windekura, tubwirane inkomezi. Ni urugendo, ibicanege ni byinshi, nibyo byuzuye mu nzira. Ese nitubihakanye, mwese atari n'umuhakanya, azakomeza agutwikire cya gishuka cyangwa ntwikire cya gishuka. Reka guruka, irekure, guruka mu bwiza bw'Imana, guruka mu kongera kwikunda, guruka mu gukunda gusenga, ongera uguruke, amababa yawe wiyaca ngo wigunge ngo ntabwo bigikunda, shayininga, ongera uke. Ni ukuri biracyemera mama, papa, biracyemera muvandimwe, musaza wanjye, biracyemera mukuru wanjye, biracyemera. Nta kintu na kimwe imbere y'Imana kitemera. Wikundira umubabaro gutuza mu mutima wawe, wikundira agahinda kwimika intebe ngo kicare, ngo gatekane, wikundira ubwihebe kubiha ikaze ngo musangire. Nubwo wabona ntacyo kwambara, nubwo wabona ntacyo kurya, nubwo wakumva agahinda ari kose impande n'impande, wibiturisha, ikunde, niba arakenda ukamese, utuze, ugire umucyo. Niba hari igihe cy'umubabaro cyangwa cy'ubuzima bwawe, ikiganza ari ibyishimo. Niba mwari muzanye bari bazi ko ari amaganya gusa n'inkomezi nkeya, ahubwo inkomezi n'ibyishimo byuzure, wibabara. Imana irahari, Imana iradukunda. Reka nkwibutse ko uri uw'ingenzi nanone, kandi nanjye nkwibutse ko tugukunda. Ntiwigaye, ntiwitere ubuzima ngo tukubure uve mu buzima ari wowe ubyiteye. Nubwo rimwe na rimwe bajya bavuga ngo igihe cyawe kiba cyageze, igihe umwari Satani ariganya ngo manuka hariya wikubite hariya ugende. Kubera iki? Kubera iki wagenda? Kubera iki wakwitera abana? Ese kubera iki utabyara ugapfa utabyaye? Ese kubera iki? Ari wowe ubyiteye. Hari ibiba ukabaho koko ukisanga wenda amahirwe ntayo ugize, ariko niba ugiye kwiyahura uri umwana w'umukobwa, uri umusore,
urumva uciye umuryango kubera iki? Humura Imana iragukunda, ikiruta byose natwe turagukunda, ikiruta byose Imana iguhaye ubuzima, ikiruta byose Uwiteka aguteguriye ubugingo buhoraho. Nuyizera ugaharanira gukora ibyo Uwiteka ashaka kandi yishimira, ugakunda abo yaremye kandi nawe ukikunda. Wakunda abantu utikunze se? Imana yakubaza ati umuntu wa nyawe naguhayemo imbere ko utamukunze biti? Uwaturemye twimutesha agaciro ngo tumwereke ko kuturema nta kintu yakoze, ahubwo tumwereke ko yagize umurimo mwiza, sibyo? Ndabakunda rero, naho ubutaha muri video itaha, ariko ndashaka kumenya muri bagenzi bacu tujye duterana, muri bagenzi bacu dusengana, muri bagenzi bacu tuba turi kumwe, rimwe tuzaganire nabo nubwo twakoresha amakuru, twumve ese wowe niba hari ukiriho ubu ngubu, nuko hari inkomezi imwe na mujyi uvuga ati ikintu Imana yakinkoreye, Imana ikindinze, Imana yandinze ibi n'ibi, Imana yandokoye ibi n'ibi. Ni ukuri dufatanye amashimwe twumve inkomezi, siko bimeze? Uwiteka azabidushoboze. Imana ibarinde rero, ndagira ngo wibutse niba utarakora subscribe kandi gusa ikirusha bindi kurusha niyo subscribe ni uko dusangira urukundo. Niba ikiganiro wagikunze ugisangize mugenzi wawe, dukundane turusheho kubwira mu mahoro y'Imana. Imana ibarinde, ndabakunda, bye, naho ubutaha mwongere mwishimire kubaho, mwishimire ubuzima, bye.